sinakubwiye fasha saratoza wicagiye warine arine sigaye nkoresha amafaranga zino aserubuye ni ukukomanga ni kareba ushaka kuzayisenyeraho bimeze bitese neza ni kareba ka nta kuyigusenyera nk'aho uyu muntu akomanga sinari nakubonye ubwo yabaturisizeho numvaga ko muri kure bimeze bitese amahoro amakuru ni meza nta kibazo mfite inka turayibonye cyane rwose mbaza ngo imeze iteho mwajyaga muvuga ngo urugwiro ngo ndabagigira ngo mu kibuga ahubwo ze muzongera kunkizwa neza dore ubwari buragerera noneho nyizananye n'inyana yayo bakubwira ko ikamwa litiro zingana ushobora kuba ikamwa litiro 12 nubwo umuntu atakwizera ibyo uri kugurisha na direde ziraje zinyerera cyane rwose inshyushyu iraje ziyoboke sha nanjye ndaho uyu munsi niriwe hano ndamahoro nzi ko wari warangiza ntabwo nari narakwanze ahubwo wowe wari usigaye ubaye se iyi miruho y'isi n'akazi kayo ugakora nini igakora naje iwawe inshuro izi ebyiri udahari ariko reka nkubwire kereka kwa kundi nyine umpamagaye nk'abantu ubwo ari David reka ngende duhure ntari bubone uko nkugira ubundi nari nararahiye ko ntazagaruka muri urugo rwawe naraje nkubitana hano n'uwitwa mama wawe amfata mu ijosi aranigareka binta bigi nanze kuba namukoraho ngo ntamuhutaza abakecuru ari abakecuru ariko agira atyo ibintu abigira birebire ngo naje iwawe ngo naje udahari ngo naterese umugore wawe ngo namusomye ngo mama yihangane ngo ntaze nk'uko yaje mbere naho ubundi byari bikomeye dore fasha saratoye umaze iminsi aza n'ubu ngubu ntubireba fasha dore muri ubu byubu dore ngaho azanye n'icyuma aramenya ahubwo do uzi ko ari uyu nguyu umaze iminsi azi iwawe niza mwere yewe we ubu yarazi ko ubu yarazi ko udahari ngaho murekure nyine murekure ariko se noneho ubu wari uzi ko adahari haje azanye icyuma se ibyo nakubwiraga arindi guhata ibijumba hataga ibijumba pe nta wakizera ko dore n'uyu dore n'uyu nguyu umaze iminsi azanye n'icyuma muzanye icyuma se naje kukwica ko narindi guhata ibijumba ariko umuntu atanyica zo umuntu ukuniga cyangwa kugukeba ntiyabona uyu wavugaga se uno muhungu amaze iminsi aza hano agahuza ugasanga barakundanye n'umugore bamwe nakubwira nguyu dore nguyu rwose ibyo nakubwira burakiye ubu wari uzi ko adahari nabwo waruje ibyo ntabwo bikureba wowe twavuganye arahari none ni ibiki kumanije wamuhamagaye wahamagaye muraziranye n'ubuse ni ubundi wambwiraga none ntamukubwire gamba gucungira mwana bakubereye maso bagucungira urugo rwawe rutazagira ikibazo icara ngaho no mubwira icara ngamagare gira hino rugo so ntago bazakuvogera mpaka reka narindi guhata ari bakwisha sinagutema aje azanye icyuma sinahataga se tugende nkwereka ibyo nahataga vugana n'umuhungu wawe urabona ubwira munganya imbaraga gute ubu umufashe kuri nawe akagufata ntabwo wapfa ngewe nahataga ibijumba n'ubu bisize mu rugo ariko uyu mwana w'umuhungu niwe umaze iminsi aza hano nakubwiraga ahubwo ubwo mbwira uko muzira warebye n'amaboko yanjye icyo cy'umugo cyahaze warebye n'amaboko yanjye singiye mama ntugakinishe ufata umuntu mu ijosi ariko se mareka nkubaze mu minsi yose umaze rugwira ntabwo umuzi hano ntabwo ndamubona ukwambure mubonye ishuri zi ari kumwe na ubu rugwira nta munsi n'umwe uramubona hano njyewe ubu rugwira niwe wavuganaga na sheri wanjye ngo bagize batya bagize none niyo nakubwira dore yansanganye hano ari ine wawe ubibonye niko byari rugwiro ni inshuti yanjye ibyo nabimenya nte wigeze umunyereka
ariko iyo mbonye umuntu w'umusore uza mu rugo rwawe inshuro ubu ngubu Rugwiro niwe wavuganaga na Gashiri wanjye ngo basanze ngo umwe ateruye undi ngo bateruye. mbabarira di ibyo utabonye bireke, ibyo utabonye jya uceceka. Narabafotoye. Wamufashe mu ijosi ushize, ubu ngubu uramusubiriye. Ubu nari nzi ko noneho mugufatiye tukamufatanya. None nyuze ko ari uko Rugwiro yitonda wagufashe mu ijosi wavamo. gusa uyu mwana ungana ucyajya kurwana n'umuntu w'umukecuru. umukecuru mu gihe yiyemeje kurwana n'umwana, ntabwo narwana ariko barwanira aza afata umuntu w'umwana wanjye. Wumvise neza ma rero guhera Sheri musakuza nyine ndaza nayo none kibaye hano. ibiki Rugwiro ni karibu. aha karibu ya hano iwanyu nsigaye mbona yarambereye ikibazo. Rugwihangane uko bizigeze tukinyuranye Nta kibazo dufitanye. Yewe n'umugore wawe Aline nawe nta kibazo dufitanye, ahubwo ikibazo ni jye na Aline. Kuba narasanze Aline wenyine udahari, Aline naramurebaga turaganira, nari nje kureba we nsanga udahari. Nanjye nkubaze ubu kuba inshuti zawe nk'umwe mu bashuti bawe yaza hano njye mubwirira hari abrigate ngo nturenga aho ngaho, uwo ntabwo ari umuco. noneho dore nguyu uwo mugabo nawe maze igihe nguca Rugwiro aha byarakomeye. Rugwiro ngo naciye Sheri reka mbyivugira, ntabwo biciye inyuma, ni uko bihise bimera gutya. Mu bintu naguhamagaye nibyo byari birimo, ndikumva byari birimo se, kandi noneho nahindutse ikibazo kugira ngo urwo rwego Rugwiro Aline ntabwo nari nkuzi rwose nawe uko uko byagenze mbwe nicyo naguhamagaye. nta kibazo ndakumva. Ma mpera aho ngaho, uyu ni Rugwiro n'inshuti yanjye kuva kera. nari nzi se wigeze umunyereka inshuti zawe zo mu mujyi nari nzizi. Hanyuma rero ikindi Rugwiro, hano habaye ibintu nyine ntari buhere hasi ngo ngere hejuru, ariko byari birimo ko wowe n'umugore wanjye umuca inyuma. Mama wanjye ndamushimira pe ko aba ambereye maso, sibyo? Ndamushimira rwose, nta nubwo mugaya cyane, ariko gufata umuntu mu ijosi ni ikosa. Erega yancika ibaza ncika yancika mama uramushimira ko yanyitse indaya. Oya yavuze yakubereye maso. Oya nyumve neza, none se simba mureberera urugo. Hanyuma Rugwiro, ikintu cyatumye nguhamagara hano kubera ibintu byabaye byatumye mbwira umugore wanjye nabi, turakaranya tuvugana nabi. Sibyo ntivanemo reka nigendere mu byo nari ndimo, mu cyuma cyanjye njye guhata ibijumba sibirangiye ibyo mwari mwashaka. Mpereza ibyo byanyu musigare mu bwanyu. Wicaye hariya urabizi ko ibi twari twabiganiriyeho. Rugwiro wihangane nyine nuko nta kundi nyine. Hanyuma Rugwiro tukiri aho ngaho waje hano koko ikosa ni iryanjye, ndagira ngo ubwire Sheri icyo nari naguhamagariye. Igihe ari wamuhamagaye Sheri utajya ngo wenda hari n'ibindi byinshi wenda Rugwiro yaje hano mu buhe buryo ngo ubyibazeho. Rugwiro nari namwiyambaje nk'inshuti yawe. Karyama boshye ngirwa uryamye ndakwica kase munige akapfa yanesheje umwana kase yice nawe wazumve. Uryamye karyamira ijosi umwana wanjye atunuka apfa nabi, reka nze mwice nawe upfe sha. Bakorodina ntazarutaha harya ararutashye noneho maze ndeba sha upfe nawe wumva uko bapfa. Sinagushakaga n'ubundi, maze nzareba icyo uzakora.
ariko ni kinini iki ni kinini wagiye utwaye ntagire ngo utwayemo ibishyimbo akazi akabasi akakuburura nanjye nzi guhitamo we utazambona utya aka noneho nzajya agashyira kuri cya gitenge ndetse kungurira ariko ukunda ibitenge wararushye ibimbera none se ubu ari aka k'umutuku n'aka k'ubururu genda na keza n'aka k'ubururu ma ko wabize ibyo nawe wicara wicare hano sinakubwiye ntabwo ari byo hari ibintu bitagenda neza ibiki ma se ko wabize ibyo ntabwo bishoboka uvuye ma ko wabize ibyo umuhanagura ahubwo ibyo by'urugo bishoboka none se harimo ikibazo pe harimo ntabwo ikibazo bibaho umuntu umusize ngo musize hehe vuga musize he narabikubwiye pe ntabwo byumvikana nyine ma uvuye ko wabize ibyuya watuturikanya umubiri wose simvuye hariya si wera inde ntabwo ari muzima narabikubwiye rine si muzima afite ikibazo pe harimo ikindi kintu sheri twari twicaranye aha ma ufite iki kibazo harimo ikibazo niko nakubwiye kimeze gute se nsobanurira mbyumve mbaho umwanya se umubwira icyo kibazo hasi ma wambwiye ukareka kuntera ubwoba jewe wowe ibyo ni ibiki wowe iki ntabwo se yari wowe ntabwo yari wowe hehe se ntabwo yari wowe banza usubize ko atari wowe njyewe ndi hano so ma watunguye icyo ushaka nta kuvuga muntu muziranye w'umunyamasengesho barahari apana barahari ndashaka umwe ari kumuriro ntawe nta n'umwe ntabwo nimba ari ntawe uzi ndamwihigira ntabwo bishoboka kubana n'umuntu uguruka uzi twigeze guturana n'umuntu akazajya bakamubura hariya ejo bagahita bamubona hariya bakamubura muri iriya karitsiye ejo bundi bagahita bamubona muri iyi karitsiye ntabwo rwaye David ntabwo ndwaye ibyo nkubwira bifite ishingiro rero umuntu ubura hano ejo akabonekera hariya inde harimo ikibazo uretse uzabumbwira ntabwo bishoboka ko umuntu yaba ameze nk'aho yapfuye mu kanya agahita bamuzima inde wapfuye kubwira wanga kunyura mama sobanurira numva ibyo uri kumbwira ninde wapfuye urabira ibyunzwe ntuvuga yapfuye yari muzimu n'ibiki uri kuvuga ko nari kubyumva ntabwo ari muzima pedo ntabwo ari muzima none se bibaho biranashoboka ibi bintu ndi kubireba n'amaso yanjye cyangwa wenda afite ikibazo mu maso mpamagara imodoka tukujyane kwa muganga akaba arose afite ibintu arose sheri twari twicaranye aha ngaha urabizi none si ibyo ntava ngo byo kubura ngo umuntu ngo akabura ngo akaboneka ahandi mama ararwaye fata hano ndumva umutima wenda nakuze ahubwo afite mituweli imodoka ntabwo njya kwa muganga nta mituweli nta kibazo mfite ikibazo gihari ahubwo ni gute umuntu abura hano mu kanya reka nyihamagarire ndabona ibintu atari byo kwicara uhamagara imodoka reswa nyamara ibintu urabigira imikino kandi biri seri ariko ma urarwaye tukujyane kwa muganga ahubwo ko ururero ese ufite ikihe kibazo urabira ibyunzwe urateshaguzwa ubu se n'urwaye malariya mama ni gute umuntu uretse ngo basikiye hano hari umuntu uyu ni umwe nuru narindiriye umuntu hano umuntu akaba arapfuye hano mu kanya ugahita umubona inde wapfuye ko aricyo nkubaza shiri wanjye se napfiriye hese uri kumva umeze neza yewe
cyane rwose narakubwira ukuntu kutumva kwawe ma nta kintu na kimwe umbwira hano ngo numve wowe tegereza uzabibona wapfuye wabibyumvwe niko tumuntu apfa hano mu kanya hano akaba muzima inde wapfuye nyine ko ashaka kumenya dore ntabwo ndi urarwaye pe ntabwo arwaye arakujyana bakujyana n'umugore wawe umva kubwira uwo nge wapfuye ari hehe uwo wanjye wapfuye aho bigeze ndasaze pe muransaje uruhare dufitemo murabona ruruhe ko twari turi aha ndiho nkwereka agashakoshi nakunze nta dusanze aha ma ufite ikihe kibazo ngo mbari cyo nita twavanye ku meza tugahita tuza ukore singuyu se nawe nkoraho bitazanangukiramo harimo ikibazo arwaye mama reka mujyane kwa muganga ujyana uyu nizere ko ariwe ugiye kujyana kuko ntabwo umuntu yaba hano atahari mu kanya ngo aboneka ntabwo bibaho ibindi bintu mama wabona utabona n'ibiki ahubwo nyine n'ibiki yabona te n'ibyo wamushyizeho ntabwo yabona sirabona mbeshe ya nkanga cyane mwana ngereka nzakuvuze warananiye ntabwo unyumva wabona gute watuza baba hari umuriro uri kumva mfite kora urahari ije duhamagara imodoka nukuri mbuze icyo mwana ije duhamagara imodoka oya reka nkwereke ntabwo ari ukuyihamagara reka ngende nyizanire sibyo kubera ko ntabwo wari kumubona ntabwo wansiga imodoka ntabwo nsiga muri ino nzu kuko ibintu mbonye sinzongere kubibona n'amaso yanjye none se manga reka nkubaze reka twumvike ntibibaho tubana n'umuzimu mu nzu tubana n'umuzimu reka none mbivuge yewe se mama ibintu ari kubona tutari kubona hari umuzimu hano muri ino nzu kandi yicaye hagati ya hano turi hari umuzimu ari kubona umuzimu yesu we ma umva se mubwire ngawe reka dupange umuntu urwaye ubu mugiye kugira umurwayi wo mu mutwe ngira karegereke reka duherekeze shere wanjye tumujyane kwa muganga genda niba uvuga ko afite ikibazo tuba ariwe tujyane sibyo ariko umperekeze uyu duherekeze jyana ngiye kuzana imodoka ngiye kugenda natwe wa mugore aragura imodoka ndabizi ntiyayinyuma tumujyane tumugeze kwa muganga yego tukujyane ariko nawe ndaduherekeza sibyo mwana sibyo uba muzima nta buzima mbona ntabwo sinjye mbikubwira ntabwo rwose ntabwo nsigara sheri genda ubanguke uranyishe wicagiye warine arine yewe ndi muzima n'ejo nzaba ndi muzima narakubwiye ngo ibyo ukora byose uri imbere y'intambwe cyakoze ndamubwira hari umunsi wahuze ngo nyakora yakugira inama cyane rwose yakuhaye n'ibirozi bigeze ku rugo rwe usize nkwishe none gusanze muri saro wazutse ugiye kuba umuzimu wo muri uru rugo ndi mucenga rupfu ahubwo uriya musego wanigishaga ubutaha nzakunigisha ari wowe ntabwo wamfatisha shuwa hariya rero ujya umfatisha urabyibuka ndyamye muri saro ukaza kunyambura inkweto urabyibuka ko nagucakiye kunyambura ya mivundi nta kibazo nishaka ibi mivundi urabyibuka nta muntu ujya unyishyurira gutya gusa uzaperereze hanyuma we waje kuntsinda mu buriri bakanuye we waje kuntsinda mu buriri bakanuye ntabwo bishoboka ko wanyica gutya gusa yewe njye nzapfubikira ko niko nzapfubikira ko njye rero warunyishe rw'umusego usimbutse urwana ariko rw'ejo ntuzarusimbuka usibye n'urw'ejo ubundi nzarusimbuka Claudine azarutahamo nakumvaga byose iyi nzu uri kubata ngo niyo umwana wawe ndagufite
ndi imbere yawe h'intambwe itari n'imwe. Kubw'ibyo rero ndagira ngo noneho nkubwire ibya nyuma. Umunsi wongeye gupima kwica jyewe Aline, muha impundu, uzabona jyewe ubundi. uzangira ute inyoni zijya inama n'abarinzi bajya imwe. Narakubwiye ngo Urabyumva? nta nkubikubita unyabyo. Reka baze rero bakuriza imodoka bajye kugutera inshinge umusaza wawe. Njyewe mama David bankubita inshinge Eh. nubona ngiye ngira ngo data yaritumye. hanyuma kiriya cyokere wabiraga cyane nyine ndakubwiye ngo nubona Kiriya nyuriye iyo cyokere. modoka ugire ngo data yaritumye mama nako yaritumye ntiyabyaye. Njyewe njye bakujyanye ari wowe wahuye. umukecuru w'umurozi Nta kibazo ndamaze. Uzaruvamo nabi. Ntibambwiye ngo urashaka abantu bane cyane ngo babiri imbere kandi babiri wabigerageje ariko Tegereza. ntibikunda tegereza. Ibi nimba bidakunze n'ibindi biza. ntibizaguhira. ahubwo uraraga uraraga nde nako raga nako uraraga nde uraraga ndera ko ntanaraga njyewe ntaraga umwana wanjye nawe uzaraga nde. uzamuraga ibibiri neza ndamaze nabyo nanabimusigira akazajya binyibukiraho Do- apfa nabi kagenda mwiruka kagenda ntambike atambika ibyo birenge mu mazi soni irasanura yesu ibi ni ibiki size n'izo muntu ndamwishe ngarutse musanze muri salo ariko ubundi uyu muhungu wanjye we aba muzima kandi umwana wanjye baramuroze pe baramuroze yambwira uyu munsi ngiye guhindura imigambi ubu noneho ikigiye gukurikira ngiye kuzajya mu bapfumu setu kumvira akugenda imbere akugenda inyuma igihe cyose agushingira igiti umukazana ntabwo azongera kugusura. Mukecuru rero